abadukurikiye Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Twongeye kugira umugisha wo kubana n'umushumba Bishop. Uraho neza? Muraho neza, muraho mwese. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe iteka ryose. Amina amina. Amen. Hanyuma rero ndagira ngo urabizi kandi umaze kubibona ko ugenda ugira abakunzi batari bakeya bakubwira bati Bishop turagukunda. Mu by'ukuri bashasha bagenda baboneka kuri izi mbuga nkoranyambaga zacu. Ndagira ngo noneho banze ubibwire amazina yawe. Ya nitwa Buhungu Abeli, ndi umubishop, haba umurevera pasiteri, haba umupasiteri, byose birakora nta kibazo. Ngira ngo iyo umuntu amaze kuba bishop ubu revera pasiteri baba butaye agaciro. Byose ni ibyanje. Ndi revera pasiteri, ndi bishop, ndi pasiteri, byose ni serameme shoze. Nekasi. Ariko abantu bajya bibaza bati ariko Abeli ni revera pasiteri ni bishop wo muri hedini? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ryitwa Light Creme Ministry. Right? Creme Ministry. Creme. Yes. Birasobanurwa ngo umucyo wa Afrika. Bikorera hese? Ikorera. Ikorera ku isi yose. Ku isi yose? Ikorera Amerika, rikorera mu Rwanda, rikorera ahantu hose, ni Buganda rirahari. Yego. Ntabwo nari mbizi ariko ubwo abakunzi bacu nabo birumvikana yuko ari bwo barimenye. Ndagira ngo no bwa mbere igikubajije iki kibazo. Ariko Bishop rero ndifuza yuko mbere ko dutangira ikiganiro banza gusenga Imana. Yego. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje. Uri Imana yacu bwite, uri Imana nziza. Ugira neza bugaca bukira. Uri Imana itandukanye n'abantu cyangwa se n'ibigirwamana. Uri Imana itari Ashera, itari Dagoni, itari Nyabingi. Uri Imana ikomeye cyane, Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose. Uri Imana yaremye n'umuntu mu ishusho yayo. Uri Imana itari pirate, Imana idasaza ngo yitwaza akabando, Imana batanura imvura iguye ngo ihunge. Uri Imana ibirema, inyuma yo kubirema ikanabikomeza. Uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Icyo uvuze kingana n'icyo ukoze, ijambo ryawe ntintavuguruzwa. Iyo uvuze ubuvuze mu izina rya Yesu. Nyemerera ubane natwe muri iki kiganiro, uha umugisha umuntu wese dukunda kandi udukurikiye. Ijambo ryarambwiye ngo uzabavuma nawe arakavumwa. Ijambo ryarambwiye ngo uzabahesha umugisha nawe azawuhabwe. Umugisha bawuduhesha bose mu izina rya Yesu. Abantu batwitaho nk'abakozi b'Imana nabo nubiteho kandi ubarengere. Ubabera Imana muri byose, izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze Mwami Yesu. Iyo dusaba Imana yacu ntidusaba ngo dusarare, kuko tuvuga rimwe ukumva kabiri. Uri Imana yumva kandi ikora. Niyo mpamvu dusabye muri bikeya byinshi tutagezeho, ubitwongerera umuntu n'imbabazi, mu izina ry'Umwami wacu Yesu dusenze kandi twizeye. Amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye, kandi ndizera ndashidikanya yuko ari isengesho ritugeze ku mutima. Uravuze ati uzatuvuma nawe arakavuma. Yes. Abeli, ubundi ushobora kuba ufite ururimi rwo kuvuma? Reka mfatire urugero kuri wowe. Ururimi rwo kuvuma urarufite? Icyo kintu rero iyo kivuze ndatinya cyane. Mfite akanwa kavuma binarenze, birenze ko wowe umwana w'umuntu bitekereza. Ubundi uretse no kuvuma, njyewe mbwira umuntu ngo saa 8 baragushingura umuntu agapfa. Urabeshya. Ni ibintu nsigaye, ibyo sinaba nkinabikinisha rwose. Ni ibintu byangejeje ahantu no kuba nariswe amazina yose ushobora kuba warabonye banyise. Nicyo kintu umbajije. Naravuma umuntu bikaba bibi cyane, nategeka ngo umuntu apfe agapfa. Rero byatumye banyita umurozi. Ibyo narabihagaritse. Reka ahubwo ntunabigarure. Yekasi. Ni ukuvuga ngo nahawe ububasha ku muntu ku isonga ry'ururimi burenze uko ubitekereza. Yego. Ibyo bintu rero narabyihanye, sinjya nanabikinisha rwose, kuko n'Imana nayo ubwayo yageze igihe irambwira ati rekeraho.
rekeraho rwose, kuko Imana yari yarambwiye ngo nta muntu n'uyu n'umwe uzaguhagarara imbere. Imana yari yarambwiye ngo uzaguhagarara imbere uzamwatureho icyo ushaka cyose. Imana yarampaye ubwo burenganzira, ariko niyo yagarutse ibonye ko amazi arenze inkombe bimaze kuba bibi cyane, irambwira ati burekeye aho. Ni ibintu bikomeye cyane. Ariko ngenge numva abantu birirwa bavuga ngo twebwe ngo turavuma ngo bigakunda ngo tugira gute, ariko nyine icyo nibaza ni kimwe, iyo umuntu afite urwo rurimi rwo kuvuma yavuma uw'Imana itavuma. Urakoze cyane. Ibi bintu rero reka tubisobanurire abatwumva kugira ngo babisobanukirwe neza. Ubwa mbere imivumo yemewe ni 3 isi yose nzima. Noneho umuvumo wa mbere ni uwo kutubaha ibyo mu nzu y'Imana. Nka kwa kundi ubona amafaranga ntutange icyacu ukacirira, uriya ni umuvumo wa burundu. Wa burundu, ariko nubwo waba ufite iduka rya miliyari rirahomba rikagenda, waba ufite amafaranga menshi akagucikaho. Noneho umuvumo wa kabiri ni umuvumo w'ababyeyi. Uwo nawo umva ni umuvumo ubaho. Noneho umuvumo wa gatatu ni umuvumo w'abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana ku by'ukuri bashobora kukuvuma, umuvumo ukagufata neza, ahubwo mbirizaho iyi mivumo itandukanye. Ahantu udashobora no kuvuma uw'Imana itavuma ni mu buryo buhe? Iyo uvumye umuntu umurenganyije witwaje icuri, uwo bawita ngo ni umuvumo w'ubusa. Uwo ntushobora gufata. Ariko nk'ubu uranyarese, nta kintu dupfuye, wowe uranyiyenjejeho, urankubise cyangwa umvuze nabi, ndashobora kukuvuma umuvumo ukagufata. Ariko nk'ubu ngo nuko ngo ntagukunda, ngo nuko ngo ukoze ibintu bitanshimishije, ngo mpise nkuvuma uko nibone, uwo muvumo ntabwo gufata. Twaje kureba rero dusanga mwebwe abakozi b'Imana mufite ururimi rwo kuvuma, muri abarozi. Ubundi abakozi b'Imana ni ukuri kw'Imana, kubera ko baba barahawe ubwo bubasha, ntaho batandukaniye n'abarozi. Nawe uri umurozi? Njyewe mubi cyane, ahubwo unarenze. None umuntu ashobora kukuvuma akakwaturaho ibintu bigahita bikubaho ako kanya, none ubwo wamutandukaniriza he n'umurozi? Na Bibiliya nasomye ahantu handitse ngo umurimbuzi namuremeye kurimbura. Urabyiyemerera ko ahubwo njye ndenze n'abarozi? Uri umurozi uruta abandi barozi. Umva unabarenze. Umva impamvu nyine. buretse kubera icyo uri umurozi. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo njyewe uburozi bwanjye ntabwo ari uburozi ntashobora kujya gukoresha imiti cyangwa ngo nkoreshe nk'iby'abisi bakoresha. Oya, ni muri ubu buryo. Nk'ubu uranyihandagajeho, uraje unkubise urushi. Urabyumva neza? Ntacyo nkugize, ndi umukozi w'Imana, urampohoteye. Nakubeshe ururimi rwanjye ni uburozi, ndabikubwije. Noneho reka nkubwire yuko utazajya mu ijuru. Njyewe oya, njyewe nzajya mu ijuru. Ntabwo uzajya mu ijuru. Umva impamvu nzajya mu ijuru. Kubera icyo uzajya mu ijuru kandi uri umurozi? Umva impamvu nzajya mu ijuru. Bibiliya ivuga iki? Uburozi bwanjye butandukanye n'ubw'abarozi bandi wowe uzi cyangwa bapfumu. Ndabyumva, ariko ni ububasha Imana yampaye. Ariko iyo ubwiye umuntu ukamuvuma urupfu rwo gupfa, yarangiza agapfa, uramwisha, amaraso ye azajya ku gahanga kawe. Wapi, narabihawe. Kuko uramuroze. None reka nguba, Bibiliya uremera cyane. Bibiliya uremera cyane. Bibiliya iravuga ngo umuntu nagukubita urushyi mu musaya umwe, muhereze n'uwundi akubitemo. Ni mu buhe buryo? Mu buryo nyine bw'umwuka. Wapi? None wowe umuntu araguhemukiye, aho kugira ngo umusabire imbabazi ku Mana, nurangiza ati pa, urakagira ukunuko. Ibyo byose bimusohorera. Ibyo rero uvuze, ibyo bintu mukora, reka mbikubwire gusobanurira. Ibyo ngibyo uvuze ni mu gihe umuntu araje arantutse, nje ntabwo nemerewe guhita mutuka nawe. Ubwaho ndahindukije mu wundi musaya. Ni mu gihe ashobora no kuza akankubita n'ubwo rushi nkamwihorera. Mwihoreye kandi bwa bubasha buri muri njyewe. None se ngutsinde tutaburanye? Elisa abasore baramutuka, sibyo? Kuki yahindukiye akabavuma mu izina ry'Uwiteka. Nawe ntazajya mu ijuru. Nanjye reka ngutsinde tutaburanye. Stefano yego bamuterera amabuye mu rwobo,
aho kugira ngo abavume Yego. areba hejuru ati data Yego. bababarire kuko batazi Batazi ico icyo bakora. Kuki muvuma abantu batazi icyo bakora? Nguhe igisubizo. Eh, Natwe benshi barabidukoreye, eh, turabasabira ngo Imana ibabarire ntimuzi ico mukora, turitambuke. aha, Ariko hariho ibintu biba biri ngombwa yuko uwo muntu kugira ngo n'abasigaye bazamenye ko dufite Imana itavogeye. Ubundi ntabwo ari twebwe twikoresha. Uranyuma neza? Ni ukuvuga ngo Imana imbwiye ngo uyu muntu ibintu akoze muvume, nemerewe kuba namuvuma. Ariko ijwi ry'Imana ari cyane. ntabwo nkubera. Imana ikoresha ububasha bwayo. Bibiliya iravuga ngo uzatunga urutoki mu jisho ry'umwana wanjye Yego. ninjye azaba atunze urutoki mu jisho. Yes. Kuki muhita mufata iya mbere kuvuma kandi Imana ariyo igomba gutanga igihano ku wabahemukiye? Nakubwiye ngo byose biri mu bubasha bwayo. Noneho rero reka nguhe amakuru. Iyo imbwiye ngo mureke we wikomereze nkagenda, nabwo arakira umuvumo n'ingaruka z'icyo yakoze. Ariko iyo Imana rero atari yishatse kumporera, iyo imbwiye ngo bikore, Imana ikagushuka ati ngaha naba ari wowe bikora kandi byose bishoboye, ntabwo iba inshutse. amakuru Kubera ko mfite abantu rero bayimenyera, amakuru mfite ifite izindi nzira isigaye icamwo. Maze iminsi mbibwira abantu bampamagara. Nagiye gusengera umuntu. Sorry abadukurikiye bihangane, ni telefone yari iguye hasi. bahise babona ko ufite uruhara ntibari babibonye. Ntacyo bitwaye. Nakwambiye. Ntacyo bitwaye. Ubundi uruhara rufite ubusobanuro. uza guseka ubu buhanza bwe kazi yake. Noneho nagiye gusengera umuntu muri iyi minsi, arambwira ati twebwe twahamagaye umuntu ngo aze adusengere ku kibazo runaka. Uwo mukozi w'Imana rwose aranaza, ariko amaze kuhagera Imana iramubwira ngo bwira abo bantu baguhamagaye ngo uze kubasengera Yego. bagutekere ibiryo byiza urye. Ari Imana ibivuze? Ari Imana ibimubwiye. Nurangiza bagusasire uryame, uzataha ejo mu gitondo. Ntubasengere, ntunavuge ijambo na rimwe, ntunaririmbire muri uru rugo. Uryame usinzire, ejo nibuca witahire. Ibibazo bafite byose bizaba birangiye. Arabibabwira muri iki kinyejana. Yego. Barabyubahiriza, baramutekera. Umukozi w'Imana arariye, arangije kurya ati musase ndyame. Barashashe araryama, arasinzira. Bukeye mu gitondo, ariko entreta akimara kuryama basigara mu kibazo, basigara bavugana bati uyu muntu twahamagaye baza dusengere, none akaba adutegetse guteka akarya, none ngo wariryamiye ntadusengeye. Baravugana bati ibi bintu bibaho, ariko koko byabayeho. Yaritahiye. Uyu munsi barasubijwe. Ubonye inzu babamwe, ubonye imodoka bagendamo, ni ibintu biteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo kubera